Umwami Zoltan yari umwami w'igitangaza kandi w'igihangange, yari azi kurwana cyane, azi kurasa imyambi, afite n'ubwenge buhambaye. Umwami Zoltan abantu benshi baramutinyaga, abantu benshi bajya bamwumva bagahita bunama hasi kubera ukuntu yari ameze. Ibihugu bari baturanye byaramutinyaga cyane kubera ukuntu yari afite igisirikare gihambaye cyane, afite intwaro zikomeye, yari afite abacuzi bazi gukora inkota zihambaye. Ikindi kintu yari afite gihambaye mu bwami bwe, yari afite umunyu. Yari afite umugore yakundaga cyane, yari yaramubyariye umwana w'imfura w'umukobwa yitwa Elisheva. Elisheva yari yarize amashuri menshi, ari umwana w'umunyabwenge cyane, gusa ubuhangange bwa papa we ntabwo yabusize, yarabufite bwose. Umwami Zoltan yari yaribyaye neza. Umva nkubwire, ngwaye ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi. Ni inkuru y'agatangaza y'umwami Zoltan n'urubyaro rwe. Ntibagiwe guha ikaze kandi Abanyarwanda, Abarundi, abo muri Amerika, Canada n'ibindi bihugu bitandukanye. Muri agaciro kuri twebwe kandi comment zanyu tugenda tuzibona umunsi ku wundi. Umunsi umwe umwami Zoltan yaravuye ku rugamba, yatahanye intsinzi kuko ntabwo yakundaga kudatahana intsinzi, byari umuziro kuri we. Yaratashye, yageze mu rukari rwe, abayobozi bakoranaga baramwakira. Ibwami haba ikirori gitangaje kuko byari nk'akamenyero, kuko umwami uko yatahagana intsinzi. Bamaze kunywa, bamaze no kurya, umwami yahise agenda ajya kureba umugore we. Ageze mu cyumba yari arimo, umugore we yahise amwakirana ubwuzu, ahita amubwira ati mugabo wanjye ntewe ishema nawe nk'ukuntu bisanzwe ubikora, gusa hari ikintu nifuzaga kukubwira, ariko nubwo nkikubwira ukakirenza amaso ukanga kubyemera, ariko mbabarira mbikubwire. Urabona ukuntu uvuye ku rugamba utahanye intsinzi, abantu hano bose barakwishimiye, hano ibwami uhazana ibyishimo, ariko tekereza iyo uri kumwe n'umwana wawe w'umuhungu. Tekereza ukuntu byari kuba bimeze, cyangwa se mwajyanye ku rugamba nawe, tekereza ukuntu byari kuba bimeze. Umwami Zoltan ahita amureba agatamubwira ati mwamikazi wanjye, umva nkubwire, urabizi ndagukunda cyane, rero ibintu bumbwira ntabwo nshobora kubyemera. Ikindi kandi mfite umukobwa mwiza cyane Elisheva, urabizi namutoje uko nari nshoboye kose, yiga amashuri ahambaye, ni umwana w'igitangaza n'abantu iyo bamwumvise baratangara, rero ibintu bumbwira ntabwo nshaka kubyumva. Umwamikazi yahise asubiza umwami Zoltan atamubwira ati none se umwana wacu ndabizi koko ni igitangaza, wamwigishije amashuri menshi, ntaho atageze, abantu baramutangarira, ariko ntabwo ujya umujyana ku rugamba, ntabwo mujya umujyana ku rugamba. Ikindi nyamara nkubwira, tekereza ku muntu uzagusimbura, tekereza ku muntu uzagusimbura. Iki gihugu cyacu ntabwo cyakwemera ko umugore ayobora, sinzi ko babyemera, kandi niwe dufite w'imfura yacu, urumva bizagenda gute? Umwami Zoltan ahita abwira umwamikazi ati rero ndananiwe kandi mvuye no mu rugamba, kandi ikindi hariya hari abayobozi bantegereje, tugiye kureba ko urugamba rwagenze, turebe ibyo twazanye, ngiye mu bintu byinshi. Ibyo bintu rero uri kuza unyakiza nabyo biri kunyongerera umunaniro, reka ngende. Ikindi kandi umwana wanjye naramukaje umumbwirire ko mushaka cyane, ahita anyitaba. Umwamikazi ahita asigara aho ngaho, ariko umwamikazi ntaba yarabyaye umuhungu, aba yarabyaye abakobwa gusa, aba afite impungenge z'uko ubwami bwabo buzazimira neza burundu. Umwami aragenda agasanga abayobozi bageze mu nteko, bagahita bamwakirana icyubahiro. Bamara kumwakirana icyubahiro agahita ajya kwicara mu ntebe ye. Yamara kwicara mu ntebe ye, Minisitiri w'intebe ahita ahaguruka agahita amushimira kubw'urugamba baba bavuyemo ko aba yararutsinze. Umwami ahita amubwira ati namwe mwaramfashije cyane kandi mwarakoze, ngaho mumbwire vuba vuba. Minisitiri w'intebe arahaguruka agahita avuga ati nyiricyubahiro umwami, mwazanye imfungwa 200. Ikindi kandi wa mwami w'Iburasirazuba yohereje intumwa yari izanye amashimwe y'uko mwamufashije mu rugamba rwashize, amashimwe barayakugezaho. Umwami yese avuga ati rero mwakoze neza mu gihe ntari mpari, ariko no mu cyumweru gitaha mfite kujya guhiga, kandi namwe mwasigaye hano mwakoze ibintu byiza, mukwiriye amashimwe. Umwami yahise ahaguruka ahita agenda, ahita ajya kureba abacuzi be. Ahageze bamwakiranye icyubahiro, ahita babaza ati se nta kindi gikoresho gishyashya mwazanye ngo nkirebe? Abacuzi bahise bambwira ati mwami turacyabikoraho, biri hafi kurangira. Umwami yese avuga ati rero mwakoze akazi
keza ko intwaro twajyanyiza dukoreye akazi neza, namwe mukuye amashimwe. Kandi uyu munsi nimugoroba muze gufata ikiruhuko, babahereza icyo kunywa, mwumve mumeze neza. Umwami yaragiye, abantu basigara bamuvuga neza ngo uriya mwami arasabana, ariko n'ubundi niko byari bisanzwe bimera. Yari umwami mwiza cyane, abantu bamukunda. Icyumweru cyararangiye, mu kindi niho yari afite urugendo rugeze, aragenda, ageze mu ishyamba yahahuriye n'inshuti ye ya kera, arayisuhuza. Inshuti ye nayo iramusuhuza. Iyo nshuti ye yitwaga Hoza yahise amubwira ati umwami Zoltan uraho neza. Yamusuhuje gutyo ari kunamisha umutwe. Zoltan ahita ava ku ifarashi ye, atamubwira ati Hoza ibyo bintu sinabikubujije. Hoza yahise yunamuka, bona ari kwisetsa mu maso, atamubwira ati Zoltan ngomba kumukubaha nk'umwami wacu yoboye iki gihugu. Ariko se ninde utakubaha na biriya bikorwa ukora? Njyewe hari igihe bavuga ibintu wakoze nkagira ngo ntago nkuzi neza, ariko hagati aho ngaho ntago wari uherutse gutembera no mu mashyamba yacu, ariko ni karibu, twakwiteguye. Ikindi kandi twakajije umutekano rwose mwami, nta kibazo kiri buze kuba. Zoltan yahise abwira Hoza ati hano hantu nari makumbuye cyane, ariko nshuti yanjye Hoza mfite ikibazo kindemereye. Hoza yahise amubwira ati ariko Zoltan koko ubu wabaye umwami nibwo usigaye ugira ibibazo byinshi, n'ukuntu twara abasirikare wadushakiraga ibisubizo, ikibazo cyose kibaye ugahita ugisubiza, none ubu ngubu ufite ikihe kibazo? Umwami Zoltan yahise abwira Hoza ati Hoza nkumbuye n'ibihe bya kera, biriya bihe njya mbikumbura. Umwami yatangiye kwibuka ari abasirikare we na Hoza n'abandi benshi bari ku rugamba, bamaze gutsinda urugamba. Yibuka ari kubwira Hoza ati Hoza uribuka umuryango duturukamo, uribuka icyaro cy'iwacu, none reba tumaze kuba abasirikare bakomeye, basigaye baduha amapeta akomeye, kandi narumvise ngo batayo yacu ishobora kuzajya kurinda ibwami. Ibyo byose umwami Zoltan yabivugaga byibutsa Hoza. Ahita yongera abaza Hoza ati harya tugeze ibwami byagenze bite? Hoza yahise amubwira ati Zoltan ni inkuru ndende, ariko tujye kwicara hariya kuri uriya rutare nkubwire, njyewe ndayibuka yose. Bahise bazamuka bajya ku rutare, abasirikare baherekeje umwami basigara hasi, Hoza n'umwami barazamuka bajya kwicara ku rutare. Hoza yatangiye kubwira umwami Zoltan ati icyo gihe twari ku muhigo turi guhiga, hanyuma duhura n'abasirikare benshi. Duhuye n'abasirikare babona ukuntu turi guhiga, babona ukuntu inyamaswa turi kuzifata. Abasirikare baravuga bati aba bana wabajyana ku rugamba. Umwe yahise avuga ati oya, aba bana ntabwo bashobora urugamba, ahubwo reka tubajyane, bazajya batuzanira imiti, tubatume n'ibindi bintu bitandukanye, hanyuma ntabwo urugamba barushobora. Ni gutyo batujyanye, batugejejeyo, tukajya tujyana imiti, tukajya rimwe na rimwe dufasha abarwaye. Hanyuma umunsi umwe tujyanye imiti twahuye na ambushi, twararwanye, turarwana neza, itaka riraka. Hanyuma icyo gihe turi kurwana, twararwanye tumara igihe kinini turi kurwana. Hanyuma dutsinda urugamba. Tumaze gutsinda urugamba tujyana imbohe ebyiri, twari kumwe n'abandi basirikare, twari tujyananye imiti. Tugeze ku rugamba aho twari tujyanye imiti, abasirikare baratubaje ati se kubera iki mwatinze turi kumwe n'abandi? Abasirikare bahise babasubiza ati rero twahuye n'ibisambo mu nzira, hanyuma turwana nabyo bajyana imiti mikeya, ariko natwe hano hari abagabo babiri twafashemo. Abo basirikare bahise bababaza ati se izo mbohe ziri hehe? Bahise babirinduka inyuma, bahita babereka ati niba ari abagabo babiri ba Zoltan bafite. Abo basirikare bahise bababwira ati rero reka duhamagaze generali ukuriye urugamba hano aza abanze rebe izi mbohe. Bahise bamuhamagaza. Bamaze kumuhamagaza, umujenerali yaraje ababaza impamvu batinze, barayimusobanurira. Hanyuma ariko hano hari imbohe ebyiri twazanye, ni ba Zoltan bazifite, ngiziriya hari inyuma. Umujenerali yaragiye abanza kubahata ibibazo bikeya. Amaze kubibahata yahise abaza abandi basirikare ati none se aba bana kubera iki ari bo bafite izi mbohe, mwebwe kubera iki mutazifite? Bahise bambwira ati rero abana badufashije gufata izi mbohe, ikindi kandi bazi kurwana cyane. Generali yahise ababwira ati bazi kurwana se, babyigiye hehe? Mumpereze inkota yanjye hano mbereke. Yahise aza abaza imbere, ahita ababwira ati abana mwe muze hano turwane. Zoltan yahise areba Hoza, ahita amubwira ati Hoza sigara inyuma yanjye, kuko Hoza we yari akiri na mutoya. Zoltan nawe bamuha inkota, arwana n'umujenerale
ntago yigeze atsinda umujenerali, ariko umujenerali yarabibonaga ko Zoltan azi inkota. Yahise abwira abasirikare be, yababwiye ati babana mubajyane mu bandi mubigisha urugamba, nabo tuzajya tujyana ku rugamba. Ni gutyo twinjiye igisirikare turarwana tumara amezi menshi. Noneho mu cyaro cy'iwacu umuntu wabaga wabaye umusirikare, urabizi ukuntu iwacu bamwakiraga, twageragayo bakatwakira neza, bakaduha ibyo kurya. Umunsi umwe rero turi muri kampu ya gisirikare turi mu myitozo, wabaga uri imbere cyane, amasomo batwigishaga wayafataga mbere. Haza itangazo baratubwira bati abantu bashyashya noneho uyu munsi turabajyana ku rugamba. Twagiye ku rugamba, umukuru w'ingabo wari uduhagarariye yaravuze ngo duce hejuru y'umusozi. Hanyuma uramubwira uti byaba byiza duciye hari inyuma y'umusozi, umusobanurira n'impamvu, hanyuma arabyemera. Twararwanye turatsinda, dutahana intsinzi, ariko twatashye bari kugusingiza cyane. Tugeze muri kampu ya gisirikare, abayobozi bakuru barakwishimiye cyane, utangira kuzamuka mu mapeti, rimwe na rimwe ukajya ujya kwicarana nabo mugategurana urugamba. Umunsi umwe rero bari gutegura urugamba, rwari urugamba rwo gufata kandi gace ko kongera ku gihugu, nawe wari ururimo muri kurutegurana. Hanyuma urababwira uti ese mwaretse uru rugamba nkarutegura nkazajya no kururwana? Barakwangiye kuko wari ukiri hasi, banga kwizeye ibyo uvuga. Bategura urugamba, bamaze kurutegura baragenda, gusa ntago bagarukanye intsinzi. Urongera usubirayo kubera ko n'ubundi batari bagarukanye intsinzi, bapfa kukwemera ariko bakwemereye n'ubundi batakwizeye. Hanyuma urarutegura, umaze kurutegura baguha abasirikare, uragenda urarurwana, tugarukana intsinzi. Tugarukanye intsinzi barakwishimiye cyane. Hanyuma ayo makuru yageze ibwami bumva ngo hari urugamba rwari rwananiye abajenerale b'ibihangange, ariko hari umwana witwa Zoltan wagiye yararutsinda. Ntibyatinze hasohotse itangazo ry'uko bashaka abasirikare bakomeye bazajya kurinda umwana w'umwami, nawe ntago bigeze bagusiga, baragutoranije. Hanyuma njyewe ntibantoranya, wanga kugenda, uravuga uti ntago ugenda unsize. Nanjye bahise banshyiramo rero. Ni gutyo twinjiye ibwami. Tugeze ibwami, umwana w'umwami yagiye atangira kukwishimira, ukajya unamutoza inkota mu ibanga, ukajya muzamuka umusozi ukamutoza inkota, ariko njyewe ngasigara. Umwana w'umwami yaje kukubwira, arakubwira ati ese waretse kujya untoza inkota ahubwo ukaba inshuti yanjye, ukabikegera cyanjye, tukajya tuba turi kumwe buri munsi, ukangira inama. Ntago wabyanze, wahise ubyemera, utangira kujya wegerana nawe aho agiye, mukajya mujyana, ariko ngewe nkomeza kuba umurinzi nk'uko bisanzwe ibwami. Haciyemo amezi 8 ntari nabona umwami n'inshuro ya rimwe, ariko wowe amezi 3 yonyine amaze gucamo wari warabonye umwami, wari waranamusuhuje. Ibwami haje gutegurwa urugamba, bararutegura, abajenerali bakomeye, abayobozi n'umwami bwe nawe yaje kwitegura urwo rugamba, rwari rukomeye cyane. Bamaze kurutegura, umwana w'umwami yaje kukureba ko mwari mwarahindutse inshuti, akwereka ukuntu urugamba baruteguye. Hanyuma ndibuka iryo joro waje kundeba, unyereka mapu yari yagusigiye, tubona hashobora kubamo umutego, tubiraraho ijoro ryose. Mu gitondo wabyutse ujya kureba umwana w'umwami, ugezeyo umubwira ukuntu wabihinduye, arakwemerera, arakumva, nawe icyo gitekerezo kijyana ibwami. Ageze aho bari kuganirira, yabahaye nawe igitekerezo wamuhaye. Abajenerali n'abandi bayobozi na papa we barabyemera. Bamaze kubyemera no kubinoganya neza, bagiye mu rugamba. Bamaze ibyumweru 2 ariko bagarukanye intsinzi. Mu kugarukana intsinzi, umwana w'umwami baje bamusingiza cyane, bamushimira ko ari wari watanze icyo gitekerezo ari wamuhaye. Hanyuma araza arakureba bavuye mu rugamba, yavuga ati Zoltan, ndakwishimiye cyane kuko kiriya gitekerezo waduhaye cyatumye dutahana intsinzi, ahubwo se warize? Zoltan yasambye ati oya ntago nize. Umwana w'umwami yasambye ati rero uzajya unyigisha inkota, ukomeze unyigisha n'ubundi nk'uko usanzwe unyigisha, hanyuma nanjye nkwigisha amateka y'ibwami. Zoltan ntiyamuhakaniye kuko nabyo yarabikundaga cyane, atangira kujya amwigisha, akamubwira amateka y'igihugu, akamubwira indwanyi zabayeho. Hanyuma umunsi umwe bari kwiga, umwana w'umwami yabwiye Zoltan ati ariko Zoltan, nkubonamo ubwenge buhambaye cyane, umunsi umwe njya mbona uzaba indwanyi ihambaye cyane, kuko
reba nk'ibintu mba nakwigishije urabifata neza, nta kintu na kimwe wibagirwa, ngenda nkwishimira uko bukeye nuko bwije. Haje kuba urundi rugamba rero, hanyuma umwana w'umwami na papa we ari we mwami mujyana ku rugamba, hanyuma wagendaga inyuma yabo. Mugeze hagati mu rugendo, umugaba w'ingabo yarabahagaritse arababwira ati mugende murebe hari inyuma y'umusozi niba nta kibazo gihari. Wahise ugenda, ariko mwizo ngabo niwe wari mukuru, umwana w'umwami ashaka kukubuza ariko uramuhakanira, ugenda kureba ko nta kibazo gihari, uragaruka urababwira ati nta kibazo gihari, ariko umwami arakubona. Bagiye ku rugamba bararwana baratsinda. Bagarutse umwami yabajije umwana we ati none se uriya muhungu nabonye ari imbere cyane ari kurwana urugamba, ni uwahehe ko namuzi? Umwana w'umwami yahise amubwira ati rero yarwaniraga mu ishyamba, gusa kugera hano ni cya gihe mwatangaga itangazo ry'uko mushaka abasirikare bo kuza kundinda, nawe yaje muri abo ngabo, ariko akiza twagiye tuba inshuti, tugenda duhura cyane, ni umunyabwenge cyane. Ikindi kandi papa ntakubwiye, buriya rimwe na rimwe ajya mfasha iyo tugiye mu rugamba, akamfasha kurutegura tugafatanya, ni umuhanga cyane. Umwami yahise abwira umwana ati none se wanza niyo muhungu ahubwo tukavugana. Ntibyatinze umwana w'umwami yazanye Zoltani aza kuvugana n'umwami, ariko icyo gihe ujya kuvugana n'umwami wari ufite ubwoba cyane. Wagezeyo wunamye cyane, umwami ahita akubaza amazina yawe, uhita uyamubwira. Ukimara kuyamubwira umwami yahise akubwira ati ngaho rero igura umutwe ndebe. Waraweguye mutangira kuganira. Umwami aragukunda cyane, yaragukunze kubera ibitekerezo byawe, ahita ategeka ngo ujye kungiriza umugaba w'ingabo, nanjye mpita ntangira kurinda umwana w'umwami. Wagiye utanga ibitekerezo byinshi bwami, mukajya kurwana intambara nyinshi ukazitsinda, utangira kumenyekana ibwami cyane, uragenda urakundwa, abantu benshi barakumenya, batangira kujya banagusingiza. Ariko muri iyo minsi umwami yari ari gusaza, yaje gupfa, umwana w'umwami aba ari we usigarana ubwami, hanyuma ingoma zihita zihinduka, ahita kugira umugaba w'ingabo, hanyuma nanjye mpita nkungiriza gutyo. Twayoboye neza igihugu rero, ibintu bigenda neza. Rimwe na rimwe ibitekerezo byinshi umwami akajya bigukuraho, akajya kugisha inama, hanyuma abantu batangira kukugirira ishyari, kuko babonaga igihugu gitangiye gutera imbere, ucyagura uko bukeye nuko bwije, ubucuruzi bugenda neza, nta ntambara ikiba, igisirikare cyacu gikomeye. Umunsi umwe wabonye ko bikabije, uraza urambwira ati rero hoza, abantu mu rukari batangiye kungambanira, bari kunsingiza cyane, bikantera ubwoba kuko bari kuvuga ngo ibitekerezo byose, ngo iyo twagiye kurwana urugamba ngo ni njyewe ubigiramo uruhare, ntibakivuga umwami, ntibakimusingiza. Ibyo nibyo biri kuntera ubwoba. Rero niyo mpamvu nari nje kukubwira ngo usubire mu ishyamba, hanyuma ujye umenyera amakuru, umenyere abantu bari kutugambanira, kugira ngo menye uko mbitwaraho. Rero nibwo naje hano mu ishyamba, ntangira kukunekera, ntangira kujya mfata amakuru amwe n'amwe nkayakuzanira. Ariko umwami we yari yararambiwe kuko igihe cyose bamwimikiye yari asa nkaho yibagiranye, abantu batakimuvuga, batakimusingiza, ahubwo basingiza ari wowe. Mwaje kujya ku rugamba rero, umwami arakugambanira, agutega umutego wo kugira ngo uze gupfirayo, kuko yabonaga abantu bari kukuyumvamo cyane, abaturage be batakimwumva. Waje kubimenya, ubwira abasirikare bawe bakeya, mujyana mu ishyamba, ariko n'abayobozi bari bahagariye uduce tumwe na tumwe, mwarajyanye mu ishyamba, utangira gukora igisirikare cyawe. Abayobozi barabimenye, batangira kubwira umwami ati nturebe ibyo twakubwiraga, reba wa muntu wari umwizerwa kuri wowe, wa muntu wabwiraga ibintu byawe byose, yagiye atangiye gufata abasirikare bacu akabajyana bagakora igisirikare cyabo, nta kindi kiri bukurikireho uretse gukora kudeta, bakaza gukuraho ubu bwami bwawe. Kandi urabizi Zoltani ni umunyabwenge cyane, azi gutegura urugamba. Ikindi kandi nta kindi twakora ahubwo ni ukugirana ibiganiro, Zoltani akaza mukaganira kugira ngo hatazaba intambara n'abaturage bakabigenderamo. Hoze yakomeje abwira Zoltani ati rero nibwo wagiye ibwami, ukuraho umwami wari uriho, abaturage barakwiyimikira, ubu baye umwami gutyo. Zoltani umwami yahise abwira Hoza ati Hoza, byose ubu byibuka, none se ubu ngubu abaturage bo bamvugaho gute, bavuga ko ingoma yanjye imeze gute? Hoza yahise amubwira ati mwami rero
ingoma yawe bavuga ko ari nziza, iyoboye neza, ifata abaturage neza. Ikindi kandi nta muturage mw'iki gihe ukirwara ngo abure umuvura, abaganga babaye benshi. Ikindi kandi abaturage barahinga bakajyana ku masoko, ibintu bisigaye bigenda neza, n'abana batangiye kwiga. Urumva ko ubutegetsi bwawe bumeze neza. Umwami Zoltan yahise amubwira ati Hoza, biba bigoranye ariko mba nshaka kumenya n'ibyo nahindura, kuko hari igihe abaturage bagira ubwoba bwo kubivuga, nkasa nkaho mbapfukirana. Mba nshaka kugira ngo ibyo ngibyo nyine banga kumbwira aba ari byo menya, kugira ngo menye ibyo mpindura. Hoza yahise amubwira ati rero urebye nta bihari byinshi, ariko muri iyi minsi numvise ngo ingoma yawe igiye gushiraho kubera ko nta muhungu ugira. Bafite ikibazo cy'uko wabyaye abakobwa gusa. Ikindi kandi urabizi ko muri iki gihugu cyacu ntago bakemera ko umugore akiyobora, ubwo rero nicyo kibazo gihari. Umwami Zoltan yahise abwira Hoza ati ariko Hoza, ubona ntafite umukobwa mwiza? Umukobwa wanjye yarize, umukobwa wanjye azi gukoresha inkota, umukobwa wanjye azi n'ubwenge bwo mu rugo, ibintu byose narabimwigishije. Hoza yahise amubwira ati umwami Zoltan, uva nkubwire, yego ndabizi ko nta kintu utamutoje, ibintu byose wabimutoje, ariko ntago yaba umwami, ntago yaba umwami, nawe ibyo ngibyo urabizi. Kandi ikindi, ibintu byo muri iki gihugu cyose ni ibyawe byose, rero shakisha uburyo wabonamo umuhungu. Umwami Zoltan yahise amubaza ati none se Hoza, umuhungu nzamubona gute? Kubizi ko njye n'umugore wanjye twaragerageje biranga, urumva nzamubona gute? Hoza yahise amubwira ati kandi ibintu byose byo mu gihugu ari ibyawe, ntago wabura kubona umuhungu. Ushakisha uko wabona umuhungu, hanyuma ubu bwami bwawe ntibuzazime. Zoltan umwami yahise abwira Hoza ati nta kibazo, ndaza kubitekerezaho, ndabona n'umuhigo wanjye namaze kuwubona, reka ngende, hanyuma ningaruka nzakumenyesha. Umwami Zoltan yahise asubira ibwami. Agezeyo umugore waza kumwakira, maze kumwakira umugore we aramubaza ati se ko mbona utameze neza? Umwami yahise amubwira ati nagize umunaniro mwinshi cyane, nahize, gusa nta kibazo mfite. Umwamikazi yahise amubwira ati none se bya bintu n'ubundi ndacyabikubwiraho. Urabona nkuko nabikubwiye, iki gihugu gikeneye umuhungu ko azagusimbura akaba umwami. Niyo mpamvu natekereje ko wajya gushaka undi mugore, ukareba ko yagerageza kukubyarira umuhungu, hanyuma byananga ugashaka n'undi. Abagore bose urabizi ko ari abawe, ariko tukabona umuhungu. Umwami yahise abwira umwamikazi we ati rero wa mugore we, ndabizi ko uhangayitse, ndabizi urahangayitse, uhangayikishijwe no kubona ubwami bwacu buzazima, ariko humura ntabwo buzazima. Nta gahunda mfite kujya mu bandi bagore, ibyo kambikumenyesha. Ikindi kandi umukobwa wanjye urabizi ko arashoboye. Ikindi kandi se ubundi abaye umwamikazi byaba bitwaye iki? Byaba bitwaye iki abaye umwamikazi? Umwamikazi umugore we yahise amubwira ati ibyo bintu ntabwo bishoboka. Urabizi ko imyaka yose twabaye muri iki gihugu tutari twanabaho, nta mugore wigeze uyobora iki gihugu, rero ntabwo byakwemera. Uzi ko waba ugiye guteza intambara ahubwo itazigera ishira. Umukobwa wacu, yego nanjye ndabizi neza ko ari umuhanga, azi gukoresha inkota, yaba n'umuyobozi mwiza, ariko ibyo ngibyo ntabwo byashoboka. Umwami yahise abwira umwamikazi ati rero ntabwo nanjye ibyo ngibyo nabikora, reka njye kuryama, ndananiwe, ibyo ngibyo uri kumbwira rwose ntabwo nabikora. Umwami yahise agenda araruhuka, ariko nawe aryamye imitima yari iri kure, ari gutekereza ukuntu igihugu cye kizamera nta muhungu afite. Umunsi ukurikiyeho umwamikazi yaramuhamagaje amubwira ko amushaka. Ahageze umwamikazi yahise amubwira ati rero mwami, hari ikintu naguteguriye cyiza cyane, ikindi kandi ntunyumve nabi, ibi ndi kubikora ku bwacu no ku gihugu cyacu. Umwami yahise amubwira ati none se ni iki wampamagariye? Umwamikazi yahise amubwira ati rero hari umukobwa mwiza nateguye, ni umukobwa warerewe mu Rukari, azi ibyo akora, ni umukobwa mwiza cyane, rero namuguteguriye ngo ugende ugerageze urebe ko twabona umuhungu. Umwami yahise avuga ati ariko mwamikazi wanjye, kuko urumva ibyo bintu ari byo? Nese ubundi kankubaze, nawe nabyara umukobwa biragenda bite? Ubwo uzantegurira n'undi, untegurire n'undi. Umwamikazi yahise amubwira ati ariko urabizi, turi kugira ngo iki gihugu cyacu turebe ko cyazongera kuzamuka, tukabona umuhungu, ubwami bwacu ntibuzime. Ahubwo ari muri kiriya cyumba namuguteguriye, ariko uraza kumukunda, ndabizi neza. Umwami yahise abwira umwamikazi ati rero umva nkubwire, ntabwo ibyo bintu nabikora, ikindi kandi ndagushimira kuba wari utegereje ku gihugu cyacu n'ukuntu bizagenda, ariko ibyo ngibyo ntabwo nabikora. Umwami yahise yikubita aragenda. Ageze mu ngoro ye nawe yaricaye abitekerezaho,
aza gufata umwanzuro ajya kureba wa mukobwa umugore we yari yamuteguriye. Nyuma umukobwa yaje kubyara, ariko nabwo abyara umwana w'umukobwa. Umwami biramurakaza cyane, umugore aramubwira ati ihangane, komeza wihangane, ashobora kuzabyara umuhungu. Yaje kugerageza abagore benshi, ariko bose bakagenda babyara abakobwa. Umunsi umwe ari kumwe n'umugore we, umugore aramubwira ati rero ndabona byanze neza bose bari kubyara abakobwa, ahubwo hari igitekerezo nari nagize. Urabona umukobwa wacu nawe amaze gukura, nta kuntu twafata uriya mu minisitiri. Urabona uriya muhungu we nawe amaze gukura, amaze kuba mukuru kandi azi n'ubwenge, nta kuntu twamushyingira umukobwa wacu hanyuma akazaba umwami. Umwami yabwiye umugore ati ahubwo mva nkubwire, icyo gitekerezo ni cyiza rwose ndagishimye, ahubwo uriya muhungu ntago namugira umwami. Ikindi kandi reka tubashyingiranye, nitumara kubashyingirana umwuzukuru wacu niwe tuzagira umwami. Ndabizi neza bo bazabyara umuhungu, ibyo ngibyo ndabizi. Umugore se abwira umugabo ati none se nabyo byanze bakabyara umukobwa, buriya byagenda bite? N'ubundi yaba umwami, urabyumva, nta kundi twabigenza. Umwami yase abwira umugore ati oya, humura bazabyara umwana w'umuhungu, ahubwo umukobwa wanjye uhita umunzanira igitaraganya, mubwire gahunda yanjye. Mama yahise ajya kureba Elisheva. Amaze kujya kumureba, yasanze Elisheva ari kwitoza inkota, yarabikundaga cyane. Mama araza aramureba, amugezeho. Elisheva yahise amubwira ati mama, kuje kundeba igitaraganya habaye iki? Mama yahise amubwira ati oya, nta cyabaye, ahubwo nuko papa wagushaka. Elisheva yahise abwira mama ati none se ko nari ngiye gusoza imyitozo, waretse nkayisoza hanyuma nkaza? Mama yahise amubwira ati oya, uraza kuyigarukamo, ahubwo itaba papa wawe ari kugushaka cyane. Elisheva yahise arambika inkota hasi, ahita ajya kwitaba papa we. Agezeyo papa yahise amubwira ati umukobwa wanjye umeze gute? Elisheva yahise amubwira ati papa ameze neza nta kibazo, ariko bambwiye ko nshaka cyane. Umwami yahise abwira umukobwa ati ndagushaka cyane umukobwa wanjye, none se ahubwo wa muhungu uherutse kumbwira ngo murakundana, ibyanyu bigeze hehe? Elisheva yahise abwira papa ati papa, nyine nanze kwirirwa mbikubwiraho cyane kuko narabikubwiye, mbona ntago byakiriye neza, ngira ngo wenda ndacyari mutoya, ntago nari nagira gahunda yo gushaka, ariko ameze neza n'ubu turakundana. Umwami yahise abwira umukobwa ati none se uramukunda cyane ku buryo wumva mwabana? Elisheva yahise abwira papa ati cyane rwose papa, ndamukunda cyane ku buryo twabana rwose nta kibazo. Umwami yahise abwira umukobwa ati rwose nta kibazo mukobwa wanjye, ariko uzajya ubanza ushishoze urebe umuntu mugiye kubana, rwose nk'uko wabinsabye ndabikwemereye. Mugende mubanze mumenyane, nyuma tuzaganira n'ababyeyi be, turebe ukuntu mwabana. Elisheva yahise ashimira papa we, amaze kumushimira ahita agenda. Akimara kugenda, umwami yahise ahamagaza ingenza ye, amubwira ko amushaka. Ingenza yiraza, atamubwira ati rero umwana wanjye, hari umwana wa minisitiri muri iyi minsi bari gukundana, genda unkorere ubushakashatsi kuri uwo muryango, kuri ubushakashatsi kuri uwo muhungu ugiye kujyana umukobwa wanjye, hanyuma ibyo uzabona byose uzazumbwira. Ingenza yahise amubwira ati nta kibazo rwose mwami, ngiye kubikoraho. Ingenza yaragiye ikora ubushakashatsi nk'uko umwami yabimutumye. Imaze gukora ubushakashatsi, ingenza y'umwami yaje kubwira umwami ati rero mwami, maze iminsi nkora ubushakashatsi, ariko umugore wawe umwamikazi amaze iminsi ahura na wa muminisitiri muri hafi gushyingira umukobwa wanyu. Sinzi ibyo baba bapanga, gusa akunda kuza kumureba cyane kandi bakavugana mu ibanga. Ayo niyo makuru nari maze iminsi narabonye. Umwami yahise amubwira ati urakoze cyane, ariko ibyo ngibyo bireke ndaza kubyitaho. Umwami yahise ajya kuvugisha umugore we. Agiye kumuvugisha yaramubajije ati se ko wowe nura mu minisitiri mumaze iminsi muhura, muri gahunda z'ubukwe cyangwa hari ibindi bintu murimo? Umwamikazi yahise amubwira ati rero ndi kugerageza nyine ngo ndebe ukuntu umuryango wabo umeze, ukuntu bazafata umukobwa wacu, nibyo nari maze iminsi ndi kureba, ahubwo se bazabukora ubukwe ryari? Umwami yahise amubwira ati buri hafi, we banza ubigenzure neza, numara kubigenzura nibwo tuzashyiraho umunsi w'ubukwe, umukobwa wanjye akora ubukwe. Gusa mbe muretse kubitangaza cyane, kuko murabizi dufite abanzi benshi bashobora kubimenya, usanga ubukwe bw'umwana wanjye burapfuye. Umwamikazi yahise amubwira ati humura rwose nta kibazo, ikindi kandi na ba bagabo banjye nkoresha bari kugenda bandebera ko nta kibazo cyazabamo, hanyuma abana bacu bakakora ubukwe. Ntibyatinze umwana w'umwami yaje gukora ubukwe, igikomangomakazi Elisheva akora ubukwe bwiza cyane ibwami, abantu bose baranywa barishima. Bamaze gukora ubukwe, umwami yahise afata akaruhuko. Amaze gufata akaruhuko yerekeza mu ishyamba, banza guhura na Hoza. Amaze guhura na Hoza yamubwiye
ibyo ko umukobwa we yakoze ubukwe. Hoza arabyishimira cyane. Bari kuganira Hoza yahise abwira umwami ati rero mwami, abamaze iminsi bari kuvuga ko umukobwa wawe yakoze ubukwe bwiza cyane, ubukwe bw'agatangaza, ariko se biriya bintu ubundi wabitekereje gute? Umwami Zoltan yahise abwira Hoza ati rero Hoza, nabonye maze iminsi mbyara abakobwa gusa, urabizi ko nagerageje no ku bandi bagore batandukanye ariko biranga. Ubwo rero nafashe umwanzuro njyewe n'umugore wanjye yuko umwana wacu Elisheva twamushyira mu wundi muryango, harimo umuhungu tubona ashoboye, uzi ubwenge, uzi amateka y'igihugu cyacu, hanyuma tukazagerageza tukareba ko ariho umwami wacu yazaturuka wundi. Hoza yahise amubaza ati none bizagenda gute, mu buhe buryo? Uwo mugabo niwe mwifuza ko yaba umwami? Umwami Zoltan yahise amubwira ati oya, ntabwo ari we twifuza ko yaba umwami, njye ntabwo mbyifuza, ariko abantu benshi niko babiketse, ariko hoya, nshaka ko umwuzukuru wanjye ari we uzaba umwami, nibwo byaba byiza. Hoza yahise amubwira ati cyane rwose nibyo byiza, kuko uriya muryango n'ubundi umukobwa wawe yashatsemo, urabizi ko ntabwo mwumvikana cyane, ntabwo mwumvikana. Ikindi kandi ibaze aramutse abaye nk'umwami ukuntu byagenda, ntabwo byaba ari byiza. Ndagushyigikiye. Ku kanya bari kuganira hahise hagwa imvura nyinshi cyane, iragwa cyane, burira ikigwa bakiganira. Hoza yahise abwira umwami Zoltan ati rero urabona ko imvura ari nyinshi kandi ntabwo waca mu ishyamba, imvura yaguye cyane, ngwino tujyane iwanjye urare iwanjye, hanyuma mu gitondo usubire ibwami. Umwami Zoltan yahise abwira Hoza ati icyo gitekerezo koko nicyo, kuko ndabona imvura yaguye, ikindi kandi amafarashi yanjye ashobora kubigiriramo ibibazo, nari nkumbuye no gutembera nkagusura, dore nazaga tugahurira hano mu ishyamba tukaganira, singusure ariko tugende ngusure. Hoza yahise afata umwami, bajyana iwe, ageze iwe aramutekera, bararya. Bamaze kurya, umwami Zoltan yaganije abana bahoze bari basanzwe bamenyeranye baziranye, arabaganiriza, bacira imigani, abana baramwishimira cyane, n'umugore we nawe baraganira. Bamaze kuganira, bwarakeye mu gitondo, Zoltan abwira Hoza ati Hoza rero ntabwo ndi busubire ibwami mw'iki gitondo, ahubwo umva ikintu nifuzaga ko natembera muri aka gacyaro kanyu nkareba ukuntu ibintu bisigaye bimeze, kuko mpaheruka kera cyane, ntabwo nshaka gutaha iki gihe. Hoza yahise amubwira ati oya mwami, ntabwo watembera kuko abantu bahita bakumenya. Umwami Zoltan yahise amubwira ati Hoza humura, ndahindura imyenda, nimara guhindura imyenda nsika abarinzi banjye n'ibintu byose, hanyuma ngende nk'umuntu usanzwe. Hoza yahise amubwira ati ibyo nta kibazo, bwo ntago nakwangira, ariko iyo ujyana n'abari abarinzi na biriya bintu byose byawe ntago nari kukwemerera. Zoltan yahise amubwira ati nta kibazo, reka twitegure. Bahise bitegura, bahita batangira gutembera. Bari gutembera banyuze mu maduka menshi, bagenda bareba ibintu bitandukanye, imyenda basigaye badoda, ariko hari umukobwa banyuzeho udoda ibikapu. Zoltan ahageze yarebye ibikapu cyane, Hoza ahita amubwira ati se ushaka kugura igikapu? Zoltan yahise amubwira ati ndumva bino bikapu binejeje, ahubwo nshaka kugira ngo mubwire icyo ndodera, ndabona ari umuhanga cyane maze akindodera. Hoza yahise amubwira ati nta kibazo, reka tumwegere. Bahise bamwegera, bamaze kumwegera Hoza yahise amubwira ati none se yemuko uraho neza? Mira yahise amubwira ati turaho neza, turakomeye, mwifuze ibihe bikapu? Zoltan yahise amubwira ati twebwe ntabwo dushaka ibi ngibi wakoze, ahubwo hari igikapu nifuza ko wankorera. Mira yahise amubwira ati nta kibazo rwose, mbwira ndaza kugikora. Yahise amubwira igikapu yifuza, Mira atangira kugikora. Ariko ugikora yabajije Zoltan ati ariko ntago nkuzi mw'iki cyaro cyacu, uri mushyashya cyangwa uri umucuruzi? Hoza yahise amubwira ati ni umushyitsi wanjye, ariko kora igikapu ibindi ubireke. Mira yakoze igikapu, imvura itangira gukuba. Hoza ahita abwira Mira ati rero turabona imvura igiye kugwa, kandi ntabwo twagitegereza, wowe gikore, numara kugikora uze kukinzanira mu rugo. Mira yahise abwira Hoza ati nta kibazo, iwawe ndahazi, ndaza kukizana. Bahise basubira mu rugo, haciyemo umwanya utarambiranye, Mira yahise azana igikapu. Akihageza imvura yahise igwa nyinshi cyane. Hoza Zoltan atamubwira ati rero urabona ko imvura iguye, ba wicaye hano tube tuganira. Hoza yahise yongorera umwami ati ariko urabona ibi bintu bitari butuzanira ibibazo? Zoltan yahise avuga ati oya, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Zoltan yahise abwira Mira ati ariko nta nubwo nigeze nkubaza izina ryawe, ubundi witwa nde? Mira yahise amubwira ati njyewe nitwa Mira, ngenda umudozi wa hano muri quartier y'iwacu, ndoda ibikapu byiza cyane, ahubwo niba n'icyo wagikunze umbwire nzakudodere n'ibindi byinshi cyane mbikuzanire.
Zoltan yahise ambwira ati Mira uri umukobwa ushimishije cyane ariko bisa nkaho mu buzima busanzwe ukunda kugira courage y'ibintu byose. Mira yahise ambwira ati cyane rwose ngiye mbafite courage ahubwo niba ushaka n'ibindi rwose umbwire njye kubikuzanira. Hoza we yari yagiye amara umwanya munini atari aho ngaho, agarutse asanga Mira na Zoltan bari kuganira cyane bishimye. Hoza ahita abaza Zoltan ati ariko uzi ko wagira ngo mwari muziranye n'uyu mukobwa? Zoltan yasabwe ati oya ntabwo twari tuziranye, ku mukobwa yanshimishije cyane, ni umwana mwiza, ahubwo Hoza n'iri joro ndongera ndare hano. Hoza yasabwe ati nta kibazo. Agiye kubivuga izina ahita yibuka ko Mira hari, tuvuga nta kibazo rwose uze kuza kurara. Zoltan yahise abwira Hoza ati nizera ko nta kibazo biguteye. Hoza yasabwe ati surumva byantera ikibazo gute? Umwami yaraye aho ngaho buracya mu gitondo, abyuka afata urugendo asubira ibwami. Ageze ibwami yasanze umukobwa we yaramenyeye urugo n'umugabo basigaye babana neza. Umwami yaje kugera ibwami ararwara cyane araremba, ariko umugore akageza amubwira buri gihe ati ubwami bwacu burarangiye, ubwami bwacu ntago tuzabona umuntu tubusigira. Ariko umugabo akamubwira ati humura umukobwa wacu Elisheva ndamwizeye kandi azabikora neza. Ariko se ubundi wa muganga ntago ari wamubaza ukuntu umwana wanjye ameze? Kugeza n'aya masaha ntago yari yashobora kubyara. Mama yahise amubwira ati sinzi ukuntu byagenze, twakoresheje abaganga benshi cyarananiranye, gusa muganga ajya akomeza duha ibyizere by'uko azabyara, ariko reka dukomeze twihangane, ikibazo kinteye impungenge ni uko urwaye, mbona urembye cyane. Mama yahise amubwira ati byo kurwara byo bireke, ndizera ko neza ubwami nzabusiga bugihagaze neza. Umwami yakomeje kurwara ariko umugore afite impungenge nyinshi cyane. Hacamo umwaka umwe umaze gushira, n'ubundi umwami yari akirwaye. Ariko umwami mbere y'uko arwara, igihe yari akiva mu cyaro kwa Hoza, wa mukobwa wari waramukoreye igikapu yagarutse kwa Hoza. Hoza aramubaza ati se noneho uje gukora iki aha ngaha? Mira yahise abwira Hoza ati ndamushaka cyane, umbabariye wambwira ahantu ari cyangwa ukampuza nawe nkamuvugisha. Hoza yahise ambwira ati rero nta kibazo, mbwira icyo ushaka kumubwira hanyuma nzakimukubwirira, wigira ikibazo rwose n'inshuti yanjye mbwira. Mira yahise ambwira ati oya we ntago nakwizera ngo mbikubwire. Hoza yahise ambwira ati nta kibazo wowe mbwira hanyuma ndaza kubimubwira. Mira yahise abwira Hoza ati rero kuva aho yagendeye naramushatse ndamubura, nkajya nza hano nkasanga ntago ahari, nkategereza ngo ndebe ko agaruka nkaheba, ariko yanteye inda, ubu ngubu ndatwite. Hoza yahise abwira ati yaguteye inda? Ubu ngubu se igihe yagendeye kutayisuza kubimbwira ukibimenya? Mira yahise ambwira ati nyine najyaga ngaruka nkaza kureba niba yaje ngo bimubwira ariko nkamubura. Hoza yahise ambwira ati nta kibazo rero ngiye kukwitaho, ibindi bireke rwose, umwana abanza avuke, namara kuvuka nibwo azagaruka. Mira yahise ambwira ati nta kibazo niba unyemereye kunyitaho, ariko se mu cyaro bazabivuga bate kuntu ntwite, kuntu nta mugabo ngira, bizavugwa bite? Hoza yahise ambwira ati nta kibazo ngiye kukurebera aho ugiye kuba, ushakira abantu bakwitaho, n'ibyo kurya n'ibyo kunywa rwose wigira impungenge. Ntibyatinze Mira bamushakiye ahantu ho kuba heza, bamwitaho. Amezi 9 arashira. Amezi 9 amaze gushira, Mira yaje kubyara umwana w'umuhungu. Ako kanya kimubyara Hoza yaratunguwe cyane, ahita afata urugendo yerekeza ibwami. Ageze ibwami abarinzi banze ko yinjira kuko ntago bari bamuzi. Arababwira ati mugende mumbwire umwami ko mushaka cyane, ariko barabyanga. Hanyuma batangiye guserera cyane, umukobwa w'umwami yaraciye Elisheva. Amaze kuhaca tababaza ati se aho ngaho hari ikihe kibazo ko mbona muri guteza akavuyo? Abarinzi bahise bamubwira ati uyu mugabo ari kutubwira ngo ashaka umwami, kandi ntago umwami yigeze abitumenyesha ko hari umuntu uri buza amushaka, ubwo rero twanze ko yinjira. Ikindi kandi ari kutubangamira cyane. Elisheva yahise ababaza ati yababwiye ko yitwa nde? Abarinzi bahise bamubwira ati yitwa Hoza, tubwiye ko ashaka umwami cyane. Elisheva yahise avuga ati uwo mugabo ni mumureke yinjire, ni umunyacyubahiro hano, muhite mumukingurira munamusaba imbabazi. Bahise bamwinjiza. Bamaze kumwinjiza Elisheva ahita abwira Hoza ati kugendera uyu mwami mwaya masaha uje kumubwira iki? Hoza yahise avuga ati Elisheva nshaka papa we cyane, ndamushaka byihutirwa, ahubwo ari hehe? Elisheva yahise ambwira ati rero papa amaze igihe arwaye, ndakeka ko wanabyumvise, ararwaye cyane. Kuva aho yaviriye iwawe, kuva yagaruka yahise arwara araremba. Ubwo rero sinzi ko muri bushoboye no kuvugana kuko ururimi ntirukivuga neza, ko ararwaye cyane. Hoza yahise ambwira ati
mureke ndashaka uburyo muvugisha ariko mbabarira unjyana hari ndamushaka cyane. Elisheva yahise amujyana aho umwami ari, ahageze asanga hari inama yari iri kuba. Umwami bahita bamubwira ati umuntu witwa Hoza ari kugushaka. Ahita ababwira abagabo bari bari mu nama ati musohoke ejo nibwo tuzakomeza inama. Bahise basohoka, Hoza ahita yinjira afite amashyushyu menshi, ahita amubaza ati umwami Zoltan umeze gute? Zoltan yahise abwira Hoza mu ijuru tuje cyane ati nararwaye nararembye ibintu bimeze nabi, ahubwo se kungendereye ni ikihe kibazo wagize? Hoza yahise ambwira ati Zoltan gufite amakuru meza cyane, ikindi kandi mbabarira ayo makuru yumve wicaye ntago nayakubwira uryamye. Zoltan umwami yahise ahaguruka itambwira ati Hoza ndumva uri kuntera ubwoba. Hoza yahise ambwira ati oya ntago ndi kugutera ubwoba, ahubwo bwira bari abarinzi bawe babe basohotse tubanze tuganire, ni ikintu kibanga cyane nshaka kukubwira. Umwami yahise ategeka bahita basohoka bose. Bamaze gusohoka umwami Zoltan yahise amubaza ati ngaho mbwira ikintu unshakira ndumva uri kuntera ubwoba. Hoza yahise ambwira ati uribuka igihe uza mu rugo? Ati yego ndabyibuka. Ati uribuka umuntu mwahahuriye? Umwami yahise ambwira ati nahuye n'abantu benshi urabyibuka, uri kumbwira ndewe naba narahuye nawe? Ati ntiwibuka umukobwa wagukoreye igikapu witwa Mira? Ntago mwibuka? Umwami Zoltan yahise ambwira ati ako gakobwa ndakibuka karanshimishije cyane, ahubwo se kuri kumumbwiraho. Hoza yahise ambwira ati rero inkuru nziza nari ngufitiye nuko ubwami bwawe bugiye kongera bugahagarara neza cyane, bukongera bukabona umwami mushyashya kuko urabizi wowe umaze no gukura. Inkuru nziza nari nkuzaniye nuko ufite umwana w'umuhungu. Umwami Zoltan yahise amubwira ati umwana w'umuhungu se mukura hehe ko namubuze kubizi, namukura hehe? Hoza yahise amubwira ati nese wibagiwe ko yaryamanye n'uriya mukobwa yabyaye umwana w'umuhungu. Umwami Zoltan yahise amubwira ati yabyaye umwana w'umuhungu urabizi neza Hoza, ubihagazeho n'uwanjye? Hoza yahise amubwira ati rero kimara kugenda haciyemo iminsi Mira yaje kundeba agushaka cyane yahangayitse, nibwo yaje kumbwira ko atwite, nanjye sinabyemera kuko ntago nari guhita mbyemera ako kanya, gusa ndamufata mushyira ahantu hibanga. Uwo mwana arakura mu nda, amaze gukura arabyara, ariko mu kubyara neza umwana yaje asa nawe neza. Ikindi kandi humura abantu bari kumwitaho, niyo nkuru nziza nari ngufitiye. Umwami Zoltan yahise agira ibyishimo byinshi, ahita abwira abarinzi bati ejo muntegure urugendo, mfite kugenda ejo murutegure. Bahise bamubwira ati none se kurwaye mwami uzagenda gute? Umwami yahise abwira ati nta kibazo, ntago ndembye ku buryo ntagenda, ejo nzagenda. Umwami Zoltan yahise abwira Hoza ati rero ejo tuzasubiranayo njye kureba uwo mwana wanjye ndumva afite amashyushyu, noneho ni n'umuhungu? Ati yego ni umuhungu. Ibyatinze umunsi w'ejo warageze, umwami abyuka iya kare mu gitondo kare, we na Hoza bahita bafata urugendo berekeza kujya kureba Mira. Bahageze mbere yuko binjira umwami Zoltan yabanje gutinyamo, afite ubwoba, afite n'amashyushyu yo kubona umwana we, ariko Hoza aramwegera aramubwira ati humura ndabizi neza umwana n'uwawe, ikindi kandi murasa, humura rwose ntugire impungenge. Umwami Zoltan yahise abwira Hoza ati ndumva afite ubwoba kuko inkuru wambwiye n'ubwa mbere nari nyumvise kuva aho nabereyeho yanshimishije, ariko ndumva afitemo n'ubwoba. Hoza yahise amubwira ati humura ahubwo ngwino twinjire. Hoza na Zoltan umwami barinjiye, ariko Hoza ajya imbere. Ageze imbere yahise ahamagara Mira, amaze kumuhamagara Mira araza afite uruhinja mu ntoki. Umwami Zoltan akimukubita amaso yaje asa nk'uri gutitira mu biganza. Mira ahita amuhereza umwana, ahita amuterura, ahita amubwira ati umwana mwise Buyere. Ako kanya Mira yahise amubwira ati rero naragushatse ndakubura kugira ngo nkubwire ko ntwite, ariko Hoza aramfasha anyitaho, yari yarambwiye ko nimara kubyara uzagaruka ukaza kundeba, ariko narategereje ndaheba nyine, ariko ubwo maze kubyara ukaba waje nabyo ni amahire. Zoltan yahise abwira Mira ati nta kibazo njye mfite ubushobozi bwo kwita ku uyu mwana, ikindi kandi ntugire impungenge, uyu mwana ni uw'agaciro kuri njyewe, ntabwo ku buryo utanabyumva, ni uw'agaciro kuri njyewe, ikindi kandi icyo uzajya ukenera nzajya nkiguha, umwana mwiteho, nzazana hano abantu bazajya bagufasha, nta kandi kazi wowe uzajya ukora usibye kwita ku uyu mwana gusa Buyere. Mira yahise amubaza ati se uyu mwana agufitiye akahe kamaro ubundi?
Zoltan yasambwiye ati ni inkuru ndende byasaba umwanya, urabona ubu ngubu ntago meze neza, nari maze iminsi ndwaye, ariko humura ndagusezeranya ko nzayikubwira kandi uzamfasha uyu mwana umurere neza. Mira yasambwiye ati ubwo ari uw'agaciro kuri wowe nta kibazo, nzamurera neza kandi ibyo ngibyo ndabigusezeranije. Umwami Zoltan yasambwiye ati nta kibazo rwose Mira, ikindi kandi ikibazo cyose uzajya ugira uzajya ubwira Hoza, azajya ambwira kandi azajya kwitaho. Ikindi nari nibagiwe, ngiye kuzana hano abarinzi, ntugire ubwoba nta kibazo gihari, ariko bazajya baba bari hano babarinda wowe n'uyu mwana, Hoza nawe aze kukureba, rwose ntugire impungenge. Mira yahise abwira Zoltan ati none se ko numva ufite impungenge cyane z'uyu mwana, ubundi urinde ku buryo watuzanira n'abarinzi hano bakajya baturinda? Njye ntago ndi umuntu uhambaye, humura nta kintu azaba. Zoltan yahise amubwira ati oya Mira, njye ndi umuntu usanzwe, ndi umucuruzi, ariko ndi kugira ngo uyu mwana atazagira n'ikintu na kimwe kimukora, kuko urabizi akenshi iyo umuntu abyaye hano nta mugabo afite, hari igihe baza kumubangamira, bakajya baza kumutera amabuye rimwe na rimwe, kugira ngo rero ugire umutekano, kuko ntago nzajya mba ndi hano igihe cyose, hanyuma banarinda uyu mwana wacu Buyere. Mira yahise amubwira ati nta kibazo rero, humura rwose nzamwitaho. Zoltan yahise agenda, ariko agenda ibyishimo ari byose, anezerewe, atangira kugarura imbaraga. Hoza amuherekeje, Zoltan yahise abwira Hoza ati Hoza, ubu ngubu koko nzaguha iki? Hoza yahise amubwira ati umpa iki kubera iki? Zoltan yahise amubwira ati Hoza uri inshuti nziza, ikindi kandi uri umuntu mwiza wo kwizerwa, ikindi ntago nari nzi ko mfite umwana, yaba se utabizi buriya nari kuzabimenya. Ibaze ukuntu byari kuzagenda, umwana wanjye akagenda akaba iyo ngiyo simbimenye, kandi ubizi ko nta n'umuhungu mfite. Hoza rwose warakoze cyane. Hoza yahise amubwira ati rega ntabwo ari njyewe wabigizemo ubushake ngo uriya mwana avuke, oya, ikindi kandi nta nubwo ari njyewe papa we, ni wowe papa we. Birumvikana cyane rero ko ari wowe ukwiye gushimira uriya mukobwa cyane, kuko nawe ni intwari. Zoltan yahise amubwira ati rega nawe uri intwari muri intwari zanjye, ikindi kandi humura nzagushimira Hoza, nzagushimira nk'inshuti yanjye nagizeyo ibihe byose. Hoza yahise amubwira ati nta kibazo rwose mwami. Umwami amaze kumushimira yahise asubira ibwami. Amaze kugera ibwami, ibyishimo byari byose, gusa nta n'umuntu n'umwe yabibwiye. Yahise yongera agarura imbaraga, atangira gukira, atangira kumera neza. Uko iminsi yagiye ishira, yagiye akomeza guhinduka, ariko asubira no kujya kureba umwana we Buyere. Umwana we yari amaze gukura, ari kugera mu myaka yo kwiga inkota no kumenya andi masomo. Umwami ntabwo yasibaga kuza kumureba, yari asigaye aza buri gihe, akaza akamutoza amasomo atandukanye, akazana abarimu batandukanye bazi ibintu bakamwigisha. Hanyuma umwana we amaze kugera imyaka 10, umunsi umwe yaraje, umwana we Buyere ahita amubwira ati none se papa, ubundi ubuturutse hehe? Umwami Zoltan yasambwiye ati rero mwana wanjye, icyo ngusaba wowe ni iki ngiki, kugira ngo ukubanze ukurikirana amasomo yawe, kandi ndabizi neza amasomo bakwigishije arahambaye cyane rwose muri iki gihugu cyacu, kandi nshaka kuba umunyembaraga ugakomera, nibyo nshaka, kandi nugira imyaka nifuza njye nzahita nza nkwigishirize inkota, ibindi bizaba bisigaye byose nzabikwigishiriza. Wowe icyo ngushakaho ni kugira ngo ube umunyembaraga, ujye ukurikira, kugira ngo njye na mama wawe uzaduheshe ishema. Buyere yahise abwira papa ati nta kibazo rwose papa, ariko nari ngukumbuye. Papa yahise amubwira ati nanjye rwose nari ngukumbuye, ariko hano hari n'ibintu nakuzaniye, ngwino tujye kureba mama wawe. Bagiye kureba mama we, bamaze kumureba, umwami Zoltan arataha. Amaze gutaha, uko iminsi yagiye ishira, Buyere yagiye akomeza kuba umunyembaraga, akamutoza intwaro, akamutoza inkota. Umunsi umwe atashye, umukobwa we yamusanze aho yakundaga kwicara, Elisheva. Papa wamubonye yahise amubwira ati mukobwa wanjye kuje kundeba none umuhaye masaha habaye iki? Elisheva yahise amubwira ati papa nshaka ko tuganira. Papa yahise amubwira ati nta kibazo ngwino tuganire. Bagiye bari gutembera, umukobwa ahita abaza papa ati ariko papa, ubundi usigaye uhora ujya hehe buri gihe, ko nsigaye mbona usohoka buri gihe, ukaza ufite ibyishimo, usigaye ujya hehe? Papa yahise amubwira ati ese si ibisanzwe mwana wanjye? Ni ibisanzwe, ikindi kandi urabizi ko hari igihe nigeze kurwara cyane nkaremba, ubwo rero niba narakize ngomba gukora cyane kugira ngo nzasige hari ahantu mugeze, n'ubu bwami bwanjye hari aho bugeze. Elisheva yahise abwira papa ati papa ndabizi ko uri umunyabwenge kandi uri umunyembaraga, igihe wakiraga uranabivuze neza ngo hari igihe ugeze kurwara,
kiriya gihe ukimara gukira ibintu byahise bihinduka papa, byahise bihinduka, utangira kuzana ibintu bishyashya abantu batari bamenyereye, barabyishimira. Ubu umwami, yego papa urabizi neza niwe muntu ufatira icyitegererezo, uri umwami w'agatangaza, ariko noneho papa byarushijeho papa, sinzi ukuntu nabikubwira, sinzi ukuntu usigaye nkubona, yego abandi bantu ntabwo bapfa kubibona, ariko usigaye uhorana ibyishimo papa. Ikindi kandi papa, ntabwo nkibona uhangayikishijwe n'ukuntu ubwami bwacu buzasigara. Ese ntabwo bukiguhangayikisha? Nk'ubu wari warambwiye ko umwana wanjye ari we uzashobora kuba umwami, ariko sinari nabyara, ntabwo uhangayitse, njya mbona utaza no kumbaza uko bimeze papa, wabaye iki muri iyi minsi? Papa yese areba Elishevu umukobwa we, atamubwira ati ariko mukobwa wanjye ko kuranze, ndabyemeye, uranzi kabisa, gusa ni inkuru ndende mwana wanjye, ni inkuru ndende, gusa reka nyikubwira, ariko ni ibanga rikomeye cyane. Iryo banga mama we ntago arizi, iryo banga barumuna we ntago barizi, ni we mwana wanjye w'imfura ngiye kuribwira, kandi uzambabarira uceceke. Elishevu yahise abwira papa ati rwose papa, ndagusezeranya ko nzaricece, kandi urabizi ni amabanga menshi ujya umbwira nkayabika rwose. Papa yahise amubwira ati rero mwana wanjye, ntago ngihangayikishijwe n'ubu bwami bwacu, ntago nkibuhangayikishijwe nabwo. Ikindi kandi mwana wanjye, mfite umwana uzaba umwami. Elishevu yahise abwira papa ati nahise papa, mu bakobwa bose ufite ubwo ubona ari nde waba umwami? Ko uretse njyewe wenda wigishije ibintu byinshi, abandi noneho ntiwigeze ubigisha ibintu byinshi, bajya mu masomo gusa, bamwe na bamwe ntibazi no kurwana, ubona ari nde uzaba umwami kazi? Papa yahise amubwira ati hoya mwana wanjye, ntago umwami ari muri mwebwe cyangwa umwami kazi ari muri mwebwe, oya, ahubwo mfite umwana w'umuhungu, afite ubwenge bwinshi cyane mwana wanjye, ntago nabikubwira ngo byumve. Ibintu byose mutoza ahita abimenya. Ikindi kandi umwana wanjye yaje nk'igisubizo kuri njyewe, kuko ntago ari ibintu nari niteze, kuko uribuka wa munsi hoza kundeba ubona afite igihunga cyinshi, yaraje kumbwira ko mfite umwana w'umuhungu. Burya yarabimbwiye, rero njya kumureba nanjye nsangana umwana wanjye, ntangira kumwitaho. Ubu ngubu amaze kuba umusore, ahubwo ejo bundi turajya tujyana mu rugamba mwana wanjye. Nibi byishimo ubona mfite, ntago mpangayikishijwe n'ubu bwami, kuko nzi umuntu uzabusigarana kandi namwe abitaho. Elishevu yahise abwira papa ati papa, ntago byashoboka ko ntabona umusaza wanjye, kuko papa nshaka kubona umuntu uzasigarana iki gihugu, ko abaturage bose barahangayitse, basigaye nubwo batabikwereka papa, ariko baba bahangayitse, bibaza umuntu uzasigarana ubu bwami. Papa nshaka kumubona. Papa yahise amubwira ati oya mwana wanjye, igihe ntago cyari cyagera. Ikindi kandi nizere ko ibanga ryanjye ugiye kuribika, bika ibanga ryanjye, igihe nikigera nzamukoreka rwose, umubone, muhure, munaganire, kuko nawe ntago azi ko afite abavandimwe. Rero urumva igihe cyanjye ntago cyari cyagera. Elishevu yahise abwira papa ati papa, rwose ubu mbabare basi nkamubona, iryo banga nzaribika. Ikindi kandi ndagusezeranya ko nushaka umbwire ni ukumureba gusa, sindi bumubwire ngo ni na musaza wanjye, ndabireka rwose, ariko mubone. Papa yahise abwira umukobwa ati umukobwa wanjye, rwose urabizi nta kintu njya nkwima ngifite, ariko icyo cyo ntago nshobora kukikwemerera. Reka igihe nikigera nzamukwereka, ariko reka ngusezeranye ikintu, suzi ko hari urugamba turi gutegura ruhambaye cyane. Elishevu yahise amubwira ati yego papa, ndabizi ko turi kurutegura. Papa yahise amubwira ati rero muri ruriya rugamba nari naravuze ko tutazongera kujyana, kubera iyo mpamvu ushaka kubona musaza wawe, nawe nzamuzana, nawe tujyane, hanyuma urebe mwana wanjye ukuntu ari umwana w'igitangaza, tuzajyana rwose umurebe. Elishevu yahise abwira papa ati nta kibazo rwose papa, nari nkumbuye no kujya ku rugamba, wari waranyangiye, ndumva mpise ngira amashyushyu yo kumureba. Papa yahise amubwira ati uzamukunda mwana wanjye, uzamwishimira. Elishevu yarishimye cyane, bakomeza gutegura urugamba. Igihe cyo kujya ku rugamba kigeze, mbere yuko bagenda, umwami yagiye kureba umwana we Buyere. Agezeyo umwana we yari amaze gukura, ahita amubwira ati rero mwana wanjye Buyere, maze igihe ngutoza inkota, maze igihe ngutoza urugamba, ariko ngiye kubwira ko ugiye kujya ku rugamba. Buyere yarabyishimiye cyane, kuko nawe byari bimuri mu maraso kurwana. Ahita abwira papa ati ahubwo se papa tuzagenda ryari? Papa yahise amubwira ati rero mbere yuko nkujyana nsezeranye ikintu, nitujya ku rugamba bizasa nkaho njye nawe tutaziranye. Nitujya ku rugamba uzarwana gusa, nta kindi nzaba ngutumye.
uzarwane gusa numara utahe, nanjye nzaba mpari ariko ntago tuzigera tuvugana mwana wanjye. Buriya se abwira papa ati nese papa kubera icyo udashaka ko tuvugana kandi ari wowe uzaba wanjyanye. Papa yase ambwira ati mwana wanjye si kwanga ko tutavugana, ahubwo hari ibintu byinshi mba nkurinda, icyo ngushakira ni kugira ngo ndebe imyitozo yanjye naguhaye ko wayikurikiranye neza usigaye uyizi. Buriya yase abwira papa ati nta kibazo rwose papa ndagusezeranya, reka ntangire nitegure. Papa yase ambwira ati rero hano hari inkota yanjye nakuzaniye. Iyi nkota ni ya basogokuru bacu, basogokuruza bacu, uzayifate neza n'impano yanjye ya mbere nguhaye, ikindi kandi nutsinda urugamba nzakugororera. Buyere yarishimye cyane ahita ashimira na papa we nawe bari gutegura urugamba, yarebye abagabo yizeye cyane ahita ababwira ati rero hari umusore muzajya gufata hanaha, ikindi kandi muzamurinde kuri urugamba, murabizi ko rukomeye cyane, ntazakomerekeho n'akantu na gatoya, muzamurinde, hanyuma niturangiza urugamba atakomeretse nzabagororera. Abo bagabo barabyumvishe bajya ahantu umwami yabatumye, bajya kumufata. Buyera ayoberwa ibyahe byagira ngo ni abasirikare papa we yohereje, bahita bajya ku rugamba. Bageze ku rugamba Elisheva nawe yari yahageze, urugamba ruratangira. Mu rugamba hagati, intambara igeze hagati, abari bari kurinda Buyere umwami yari yarabwiye barumiye kuko babonye umuntu adasanzwe, umwana ari kurwana ahubwo akanabarinda bo ubwabo. Bakomeje barwana bamuri inyuma, hanyuma bari kurwana Elisheva nawe yari ari kurwana. Elisheva bamutera icumu, yari ari kureba inyuma, abirindutse abona icumu rigiye kumugeraho, ariko Buyera ahita aza ararisama ahita amutabara. Akimara kumutabara abasirikare bahise babwira umwami ati umukobwa wawe bari bamuteye icumu ariko ubu ngubu ni muzima. Umwami yahise aza n'igihunga aza kureba umukobwa we, ahageze abona umukobwa we ni muzima, ariko aho ngaho abantu bose bari bapfukamye bahaye icyubahiro umwami. Hanyuma abagabo babona Buyere ntabwo yapfukamye ngo ahe icyubahiro umwami, bahita bavuga ati umwami uyu muhungu turamuca umutwe, ntabwo yigeze apfukama ngo aguhe icyubahiro. Umwami yahise abona ko ari umuhungu we Buyere, hanyuma umwami ahita ababwira ati nta kibazo rwose kandi abashimira kuba mwatsinze uru rugamba, ikindi kandi nidutaha rwose ndaza kubagororera. Bahise bavuga ati nta kibazo rwose mwami turagushimiye cyane. Buyere yahise amenya ko burya papa we ari umwami, ahita ataha n'umujinya mwinshi cyane. Hanyuma mbere y'uko agenda umwami yahise yongorera Elisheva umukobwa we ati rero uriya niwe musaza wawe wagutabaye kandi nawe ndabizi neza ko atazi kuri mushiki we. Elisheva yahise amurebana ubwuzu bwinshi cyane, agiye kumuhobera yibuka ko bari mu basirikare benshi kandi ko afite umugabo, ahita bireka ariko ubona aramwishimiye cyane. Buyere nawe yahise agenda ataha yarakaye cyane. Ageze iwabo yahise yicara akuramo imyenda yari afite n'inkota yishyira ku ruhande, ahita abwira mama ati mama kutigeze ubimbwira. Mama yahise amwegera ahita amubwira ati ntabwo mwatsinze urugamba se wowe na papa wawe? Buyere yahise amubwira ati twaritsinze ariko kutigeze umbwira ko papa ari umwami. Mama we Mire yahise yikanga ahita avuga ati papa we ni umwami se mu buhe buryo? Buyere yahise amubwira ati mama papa ni umwami, ikindi kandi ni umwami w'iki gihugu cyacu mama, kutigeze ubimbwira. Ariko nibazaga ubundi impamvu abantu b'abarinzi birirwa hano, ntago twaburaga ibyo kurya byiza, imyambaro myiza, nabagaho mama koko nari mbayeho nk'umwana w'umwami, ariko se kubera iki mutabimbwiye? Mire yahise abwira Buyere umwami nawe ati rero mwana wanjye nanjye nukuri ntabyo narinzi, ntabwo narinzi ko papa ari umwami. Guhera twamenyana, guhera wavuka nkurera nkwitaho, sinari nirigeze menya ko ari umwami. Gusa yari yarambwiye ko uri umwana w'agaciro kuri we, ko icyo ngomba gukora ari ukukwitaho, nanjye ndamwumva mbikora gutyo. Ariko mwana wanjye ayo ni amahirwe tugeze, ntabwo ari amakuru ahubwo ni ibyiza. Ibaze niba uri umwana w'umwami w'iki gihugu, urumva uzaba iki? Buyere yahise avuga ati none se nzaba iki nyine, se nzaba ndi igikomangoma buriya ma? Mama yahise avuga ati oya ugiye kuba umwami mwana wanjye, niyo mpamvu papa wawe yirirwaga gutoza biriya bintu byose, ugiye kuba umwami. Tugarutse ibwami rero, aho umwami yari yaje yari yatahanye intsinzi nk'uko bisanzwe, ntiyakundaga kudatahana intsinzi. Elisheva umukobwa we ahageze yahise ajya kureba mama w'igitaraganya, amugezeho mama yahise abona umukobwa we afite igihunga, atamubaza ati mwana wanjye ku rugamba byagenze bite ko ndi kubona ufite igihunga? Elisheva umukobwa yahise abwira ati mama ngo ufitiye inkuru nziza, musaza wanjye uzi ukuntu arenze.
mana yanjye ndi kureba ari kurwana, nabonaga arimo ba papa 10 kuko nabonaga ari kurwana. Noneho mama yantabaye, bari bagiye kuntera icumu. Mama yese ambwira ati ahubwo suri muzima ubu ngubu ntago ryagukomerekeje. Eshevese ambwira ati hoya mama ntago ryankomerekeje, ahubwo se uwo muhungu ngo ni musaza wawe. Eshevese ambwira ati mama mama mbabarira ariko wasanga utabizi gusa nyiciyemo inkuru, papa afite umwana w'umuhungu, ikindi kandi ntuzongere guhangayikishwa n'ubu bwami bwacu, tugiye kongera kubona umwami. Mama ndagushishikariza kumubona ahubwo. Mama we umwamikazi yahise abwira Shefu ati ariko ibyo bintu uri kuvuga urabizi, kanjye kureba papa wawe ndaje. Yahise agenda ajya kureba umwami. Ageze imbere y'umwami yahise abwira umwami ati kubera icyo utabimbwiye. Umwami yahise amubwira ati nkubwira ibiki mugore wanjye. Umwamikazi yahise amubwira ati kutigeze umbwira ko ufite umwana w'umuhungu w'igitangaza. Shefu aje ambwira. Papa yahise amubwira ati rero mugore wanjye urabizi neza ko ngukunda, ndagukunda, ikindi kandi ntago nabikoreye kugira ngo nguhishe ibintu, urabizi nta kintu njya nguhisha, ahubwo igihe cyabaga kitari cyagera. Na Elisheva yabimbajije mu minsi yashize, arampata arambwira ngo ashaka kumubona. Ndamubwira ati rero uzamubona ku rugamba, ariko humura rwose ntuzongere guhangayikishwa n'ubu bwami, mugiye kubona umwami mwiza ubayobora neza, ufite imbaraga n'ubwenge, kuko ndabizi neza ko nabimutoje. Umwamikazi yahise ambwira ati none se kutigeze ubimbwira, avuka ntiwabimbwiye, umenya ko ufite umwana ntiwabimbwiye, ujya kumutoza ntiwigeze ubimbwiye, kubera icyo utabimbwiye. Umwami yahise ambwira ati icyo sese ubwo kigiye kuba ikibazo kandi twabonye icyo twifuzaga iminsi yose, ikindi kandi unyihanganire kuba ntarabikubwiye, ahubwo ndategura igihe muzabonanira nawe akaza hano ibwami, nawe ndagusezeranya ntagazi ko ndi umwami, ntagazi ko ndi umwami, n'umugore wambyariye umuhungu nawe ntabyazi, ntago nigeze mbimubwira, ahubwo umuntu tuzashimira cyane ni Hoza. Buriya Hoza yankoreye ibintu byinshi cyane. Umwamikazi yahise ambwira ati kubera inkuru nziza rero nzaniye ntago nakurakara, ariko uba warabimbwiye ko dufite umuhungu ugiye kuba umwami, ariko tegura igihe tuzamubonera kandi unamuvuge hano bamumenye ko ufite umuhungu. Ariko nkivuga ibyo ngibyo ndabihinduye, mbabarira niba unkunda koko utaranifuje ko ubimpisha. Mu minsi 2 abageze hano n'uwo mugore rwose tumushimire ko yadukoreye ibintu byiza cyane. Umwami yahise ambwira ati nta kibazo rwose mugore wanjye, ibyo byo ntago nabikwangira kuko amaze no gukura umwana wanjye Buyere, amaze gukura rwose, ngiye kumutumizaho abasirikare bamuherekeze agere hano, humura rwose azaba yahageze. Mama w'ibyishimo byaramwishe kuko yarahangayikishijwe cyane n'ubwami bwabo ukuntu bizagenda. Aho mu Rukari rero abasirikare bari bafite ibyishimo by'uko urugamba barutsinze, ariko hari inkuru imwe yabatangaje ku rugamba bahuye nayo. Bari kuvuga ati hari umuhungu ashobora kuba ari uw'umwami, kuko yari ari kurwana nk'umwami neza, ariko afite imbaraga za gisura, afite ubushobozi n'ubwenge, ikindi kandi ntiyigeze apfukamira umwami, byashoboka ko ari umwana w'umwami. Bamwe bahise babwira abasirikare ati mujye muvuga ibintu bikeya mwanasubiramo, ibaza atari umwana w'umwami muri kuvugaho, ikindi kandi umwami niba atari yabivuga ubwo ntago ari byo, reka tubireke. Bamwe barabyemeye abandi barabihakana. Iminsi 2 ishize, Buyere aho yari ari na mama we yagiye kubona abasirikare benshi baraje, ariko mu basirikare baje harimo na Hoza akiza. Buyere yaramuzi, yari inshuti, yahise amusuhuza, na Mira aramusuhuza. Amaze kumusuhuza, Hoza yahise ababwira ati rero mbafitiye inkuru nziza, ndizera ntashidikanya ko Buyere akimara kuva ku rugamba yabonye ko papa ari umwami. Ikindi kandi abasirikare tugiye kujyana nabo babaherekeze babageze ibwami, hanyuma we Buyere bakwakire nk'umwana w'umwami. Buyere yahise abwiye Hoza ati ariko Hoza simperuka turi inshuti, kubera icyo utigeze ubimbwira. Hoza yahise ambwira ati iki nicyo gihe umwami yifuzaga kubimenya, ikindi kandi urabizi uyu mwami wacu niba yarakubwiye amateka, yakubwiye ko nta muhungu yigeze abyara, ubwo rero wari igitangaza kuri we, uri umucunguzi kuri we, nta kabuza yari kugufata neza uko abishoboye kugira ngo hatazagira n'umuntu n'umwe umenya ko umwami afite umwana w'umuhungu, ko bari kukugirira nabi Buyere, bari kukugirira nabi. Buyere yahise abwira Hoza ati okay nta kibazo, reka njye kureba ubwo bwami, gusa ni n'ubwa mbere ngiye gusohoka hano mwaka gacu, usibye ku rugamba nagiye naho ubundi nabaga ndi hano gusa, reka ngende ntembere ndebe n'ibintu bihari. Bahise bitegura babashakira amagare meza cyane, bahita babatwara ibwami. Umugore w'umwami yari
yiteguye, yabwiye abantu bose kwitegura bakambara neza ko bagiye kwakira abantu b'ibitangaza mu Rukari. Abantu baramwemereye barabikora. Bakimara kwitegura ntibyatinze Buyere na mama we bahise bahagera barabakira. Hanyuma mama Isheva umwamikazi yaje ahobera Buyere cyane, aramusuhuza atambwiye ati cyane rwose urasa na papa wawe akiri umusore mwana wanjye. Miraya yahise areba umwamikazi nawe itagenda aramusuhuza. Akimara kumusuhuza barabinjiza. Bakimara kubinjiza ibwami abantu bose batangaye bari kureba uwo muhungu ko amakuru yari yamaze gusakara hose ko umwami afite umuhungu. Akimara kwinjira Buyere yazengurutse ubwami ubona yatangaye cyane kuko n'ubwa mbere yari ageze ahantu heza nk'aho ngaho. Aratembera, ari gutembera yahuye na Elisheva nawe ahita amusuhuza. Akimara kumusuhuza asamubwira ati Buyere urisanga hano rwose, ikindi kandi warakoze kuri wa munsi kuntabara. Buyere yasamubwira ati ubwo niba ntibeshye uri mushiki wanjye, ikindi kandi ngomba kwita kuri bashiki banjye ko nibyo papa yantoje. Elisheva yarishimye cyane, bahita bajya ku meza bararya basangira n'umwami. Mu gitondo bukeye inteko yahise iterana, umwami ababwira ko hari ikintu yifuza kubabwira. Bamaze guterana abayobozi bari kujujura bibaza icyo umwami agiye kubabwira. Ahageze bahise baceceka bumva icyo umwami bashakira. Buyere yari ahari n'abakobwa b'umwami bose bahari n'abagore be bahari. Hanyuma umwami abanza gushimira abari aho ngaho. Amaze kubashimira zabwiye ati rero ntago ntinda mu magambo, icyo nifuzaga kubabwira nuko umuhungu wanjye guhera izi saha niwe ugiye kuba wicaye mu ntebe yanjye, agiye kuzajya afata imyanzuro, namwe muzamwemerere mumwubahe kandi mumujye inyuma nk'uko nanjye mwabinkoreye. Abari mu nteko bose bahise bajujura bibaza ibibaye mwako kanya. Umwana w'umwami nta n'umunsi yari yamara kuba ahise aba umwami, birabayobera. Umwami abona bitinzeho cyane, atabwiye ati rero ndikubona mwabitinzeho cyane ariko mufite ikihe kibazo. Abari mu nteko bahise babwira umwami ati rero mwami, dufite impungenge z'uko iki gihugu cyacu kigiye kurindimuka kuko uyu mwana wawe nibwo akigera mu Rukari, ikindi kandi ntazi ukuntu umwami yitwara, ntazi ukuntu avuga, ntazi ukuntu ategeka. Urumva rero dufite impungenge. Umwami yahise ababwira ati umwana wanjye ngo yanga mumubaze ikibazo cyose mushaka. Batangiye kumubaza ibibazo, baramubaza abanyabwenge bose bari babazanye baramubaza. Umunsi urira undi uraza bari kumubaza. Umunsi ukurikiyeho abagabo bari barushye kumubaza kuko ibibazo byose bamubazaga yabasubizanyaga ubwitonzi n'ubwenge bwinshi cyane. Baratangara, bahise babwira umwami ati mwami rwose tumanitse amaboko, uyu nguyu akwiye kuba umwami kuko ibintu byose umwami aba akeneye arabifite, ikindi kandi waribyaye rwose mwami, waribyaye. Buyere yaje kuba umwami, nawe umwami w'igitangaza, ariko yari umwami wikubye papa w'inshuro nyinshi. Mama we Mira yari yarabyishimiye cyane, asigaye ari umwamikazi wa kabiri w'umwami. N'umwamikazi wa mbere nawe yari yarabyishimiye kuko yabonaga ubwami bwabo bwarongeye guhaguruka, bwarongeye kuba ubwami buhambaye cyane. Ikindi Buyere yakoze gitangaje nuko umwamikazi wa mbere na mama w'umwamikazi wa kabiri yabafataga nka mama, abubaha cyane kandi akita kuri bashiki be cyane. Nawe yaje kubyara umwana w'umuhungu. Umwami Zorutani yishimira umwana we w'umuhungu ko amuhaye umwuzukuru, aramushimira cyane, aramubwira ati mwana wanjye ndagushimira ko uyu mwuzukuru mpaye, kandi niteze ntashidikanya ko uzakomeza kwagura ubu bwami bwacu bukagenda bukamamara ku isi hose. Mwakoze kubana nanjye rero, nizera ntashidikanya ko iyi nkuru yacu wayishimiye kandi wakuyemo n'amasomo menshi, ikaba y'agatangaza kuri wowe. Umushyashya hano yakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana no mu zindi nkuru zitandukanye. Ni Karangwa Sandrine.